Hi guys, how are you doing? It is so good morning to every one of you and ngerageza kurecordinga story ebyiri before I go to work every day kugira njye nshobora kuba inkuru every day just to be consistent on YouTube and yeah. So good morning again. Amazina nyitwa Debby niba rwa mbere mbonye, please don't forget to subscribe. Nta kindi kintu nkora hano, I share story time. I'll be sharing stories. Iyi story ngiye kwivuga vuba just maybe 10 or 15 minutes. Ntabwo ndi birenze ndaba nsoje. Yeah. So how are you doing? The story time uyu munsi mfite, it's actually very one of the saddest stories naba narumvishe in this life, like the one of the saddest naba narahawe like in 2026. It's actually the first. Yeah. So good morning, how are you doing? Ni famille ya mama yarampamagaye, they are together, a husband and wife. They called me barambwiye, Debby nizere kumeze neza, ndashaka abantu tugira inama because we don't know what you're supposed to do. Umugabo niwe wamanyandikiye kuri TikTok arambwira, Debby njye na madamu wanjye turashaka kuvugisha. I was like, so what do you think? Who do you think Debby is? And they told me it's not a big of a deal, but Debby, we want to talk to you about grief and everything. I'm like, okay, good. No. I don't know if you guys are seeing but yeah, our grief. Yeah, yarambwiye rero ati baramamagaye ndaga, okay, can we talk on the phone and everything. Actually sinkunda kwemera abantu ko bampa stories zabo kuri telefone. Akenshi I tell them, please can you please write. Bakunda kuvuga ko bandika iyo ariko numvisha ari famille ibikwiye cyangwa ibyemera, inge nta kibazo ndababwira, okay, no problem, you can talk to me. Yeah. So this is what happened. Umugore n'umugabo barashakanye, umwaka bashakanye ni kera, by the way, bashakanye 2012. Baba 2012, 2013 nta mwana ntaki. These people ntagara abakene, barakundana. Umugabo akunda umugore, umugore akunda umugabo, ariko ntagara kuvuga ngo nabakene or something. Ni nyine famille. Bagiye bakoze IVF, they got out. Umugore agira ama abortion menshi cyane atandukanye, yagiye arambwira ati I had a lot of miscarriages ku buryo nagezeho I stopped counting, nagezeho ndekera kubara. And tubaho muri ubwo buzima, but the husband was always there trying to Google, trying gufata kubona amavuriro. Bavuye hano bajya South Africa, bamuteye inshinge, aranyeretse, Debby, this is what I have hano kunda. Even one day we had to say that let's have a surrogate. Mukubaho gutyo, ariko famille y'umugabo, iwabo umugabo babi, papa mama, I mean nyine babye bo umugabo we, they were not good at all. They didn't care about her mental health or anything. Babaho muri ubwo buzima bubabaje, and yeah, ariko umugabo n'umugore bakundana, bakunda kuvuga ngo couple, even though they are going through something, they love each other, you get. Babaho ejo bundi rero Imana igira gutya in 2022, umugore from nowhere ajya yumva arwaye, amaze kumva arwaye ajya kwa muganga kubera imbaraga z'Imana, asanga from 14 years asanga aratwite. Amaze kumenyeka atwite yarishimye cyane, amva amagara umugabo aho yarari ngo yahise afata imodoka arayikata, yambwiye ati ndi muhanda ariko abantu bose ukunda kasi imodoka, abantu bashaka ko cyakunda nari nasaze or something that happened. Kandi ko kucyo gihe bibaye numvaga ari bitangaza. Ngize mu rugo umugore arangira ambwira ati, baby listen, mvuye kwa muganga kwa I'm pregnant. Umugabo aramaze, how are you pregnant in the first place? Arangije baravuga ati nanjye ntabwo mbizi. Umugabo aravuga ati let's go back to the hospital. Bajya ku bitaro bya mbere baravuga yes I'm pregnant. Bajya ku bya kabiri, bajya ku bitaro nka bine the same day, bari gupima ko batwite. Bamaze ko batwite rero umugabo yarishimye cyane. The first thing he did, he went and bought a wife the new Kia. I mean a new Kia Sorento, yeah, I think, I don't know the year, but ni yavuba nagari ya kera. Yeah, umugore, he got the first gift for only getting pregnant as a car. Umugabo yamuzanye as a surprise, barishima.
and they told everyone that, you know what, we are pregnant. Nyine barose barishimye, barabishimira, barose barabyina and everything. Then muri ubwo buzima rero babamo umugore, it was, urumva umuntu amaze imyaka 10 adatwise, it was like, I'm not even going to do anything, I will just always holding my baby like this. I don't want to lose my baby, this and this and this. So the truth is, umama nyine agiraho, ndavuga nyine kujya vuba just kuko ndashaka kujya vuba, umama agiraho, she gave birth to a kid, abyara umwana w'umukobwa, umva 2022 arabyara, amaze kubyara abyara umwana mwiza cyane w'umukobwa, famille irishima, baramuhimba, umugabo even had to buy a house in her name just yo kumwibuka amubyariye umwana w'umukobwa. Umugore nawe aramubwira ati umugabo wanjye, it can't just go like that, I have to buy you a gift for being patient. Imyaka 10 umaze uri patient, umaze uvuga ngo dise, umaze nyine umpagazeho, I have to give you a gift. Umugore nawe yaragiye agura imodoka, aravuga ati umugabo wanjye, this is the car you deserve it. Ati Debby, nyine bari kumbwira ati twararishyuye, turishima pe, turishima, turavuga ati tushima n'Imana, turavuga ati thank you God, thank you so much God for this, thank you God for doing this for us. You get, barishima pe, babaho muri ubwo buzima rero. Umwana wabo baramurira, umugore agira asubira mu kazi, umugabo asubira mu kazi, ariko nyine bambwira ati no kwirirwa amasata, nyine kwirirwa mu kazi, aho umugore yirirwa mu kazi kose atari mu rugo, azi ko afite umwana, byaramubangamiraga kuko yari afite umwana. Ibaze imyaka 10 utabyara, ukabyara umaze imyaka 10, ubu uri na mukuru, niba ashatse ufite imyaka 25, ufite 35, niba ashatse ufite 35, ufite 45, ubu uri mukuru pe, nyine you get. Umumama nyine abaho muri ubwo buzima, nyine babaho umwana wabo and everything, bikomeza nyine bakomeza gutyo nyine mu buzima bwabo bwa buri munsi. Then impamvu rero banyandikiye kino kibazo cyabo, impamvu bambwiye kino kibazo, this is the reason why. Yeah, bamaze kubyara umwana, nyine bamaze kubyara umwana wabo, umwana wabo yarakuze, yagiye umwaka umwe, agira 2, 2024 niho umwana wabo rero yatangiye kujya arwara ibintu byo guhumeka, ama bronchite, ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko bumvaga nyine atari ibintu bishobora gutaninga the way it turned, ntabwo yeah. But in that time, nuko bakimana nyine gutwita umwana wanjye, bambere baravuze ati buriya kuba dutwise umwana wa mbere, even kutwita wa kabiri, it's going to be easier. N'ubu ariko gutwita umwana wa kabiri, it was even very harder. Ntabwo bongeye gutwita ngo bongere nyine, baravuze ati okay, niba tudatwise it's fine, as long as you have one child, this is good, this is enough for us. Nta bindi bintu dukeneye, Imana ishimwe at least ko dufite n'umwana umwe dushobora gushowinga. Bakomeza rero umwana wabo atajya kurwara iby'ama bronchite, bakamujyana kwa muganga, bakamujya gute, bakamuinhela, nebulization, bakamunebuliza nyine ku buryo nyine bakoze ibishoboka byose bavuza umwana and everything. Then mu mpera za 2024 niho umwana wabo rero ngo yaje kuremba cyane, that agakobwa babonye nyuma y'imyaka 10 kararemba pe, araremba ajya kwa muganga, umwuka barawubura mpaka ngo baratoboye hano, I don't know, umwana wabo bamutobora hano, kumutora ahangaha mama we yahise saravuga atuya ntabwo umwana wanjye mutobora. Ni gute mutobora umwana w'imyaka 2, 3, ni gute mutobora hano hantu, mbwira ni gute this, and mama arasararira, baramuganga aramubwira ati ariko humura, umwana wabo rwose abageraho aranakira. Amaze gukira bakimuvana mu bitaro, the same day bamuvanye mu bitaro, ahita ararongera asubiyeyo. Ageze no bumva babona biranze, bamushyira kuri bamushyiramo imwuka n'ibiki byose biranga, until umwana nyine yaguye nk'uguye muri coma or something. Naho abo bari bazi nyine ngo umwana ngo yapfuye n'ibiki byose, umuganga araza, umuganga nyine ngo umugore wari uharanga ngo nyine bazi ngo nyine babura umwana yapfuye, but her mother was there ari gusenga nyine cyane. Umuganga from nowhere araza nyine aramukubita nyine ukuntu ushaka kugenza iyo umuntu atarapfa cyane wenda akagaruka mu buzima simbizi. Umwana arazuka nyine babonaga yapfuye, nyine barasenga bashima Imana, umwana nyine ba mu bitaro, ariko umuganga arababwira you will never leave the hospital again until we know for sure ikintu umwana wanyu arwaye. Umwana wanyu yifata akabura umwuka, ntago ari umu asthmatic, nta
so what's going on with your kid? Ntabwo muzava tutamenya umwana wawe bazava aho ngaho rero ngo batamenya umuganga aravuga ati ntabwo muzava hano tutamenya ikibazo umwana wanjye afite. Mama bati nta kibazo pe, ati ngiye wahanda haguma azonga umwana wanjye meze neza. Baba muri ubwo buzima rero bwo kuba kwa muganga n'ibiki byose, umwana ngakifata most especially nimugoroba akarwara, umwuka ukabura, umutima ukajya usimbuka neza nyine, bakabona umwana agiye gupfa, ariko bakamushyiramo imyuka bakamukora ibyo byose, muganga akamufata, umwana akaba muzima. Arambwa byagezeho nyine ngo baba so traumatized ku buryo buri nimugoroba nyine ngo ntago bashaka kubwira. Byatangira kuba nimugoroba kayaga kabagari gato gusa, bageraho umwana bamushyira mu cyumba gifunze neza ku buryo nta muyaga, ariko nubwo every day every evening umwana ararimbaga, umutima ugakubita bakabona ujya ngo muka kagura, bigasaba ko bamutobora, akamara iminsi myinshi ari mu byuma, akana karembye kambaye ibintu hano, urumva akana k'imyaka 2 until mu kwa kabiri 2025 umwaka ushize rero 2025 mama wiwe ku kazi waba baramuhamagaye bakayamubwira ati ugomba kugakwa mu kazi nyine ukagenda. Papa aramubwira ati oya ntabwo wareka akazi, papa w'umwana ngo wareka akazi, I know kuri umugore ukunda akazi pe, uburyo cyo mu kazi no problem, everything is going to be okay. Ngiye kwa ko nikora kuko papa arikorera, I'll make sure nzabe mpari. Sister uyu mama rero araza, batangira nyine ku kaburo gisigarana umwana ku manywa, mama akaza ninjoro, urumva kuva mu kazi akaza ninjoro, nyine it was so hard for her. Noneho umunsi we ngaryamye ninjoro mu mama ngarota, urumva actually nta kibazo kiri, arota ngo nyirabukwaza ngo ryama sa umwana akunda kurwarira, ngo nyirabukwe ngakaza akamfatira umwana akamuniga, umwana akabura umwuka, wakabona abaganga baraje ariko intoki ziwe zikiranga ngo batobora akarekura, batobora nyine handi. Urabizi ko umwana bakunda nyine kumushyiramo ibintu by'umwuka no hariya nyine ngo cyangwa nyine ngo akabona arekuye. Abirose arabyuka abibwira umugabo aramubwira ati no what, nuko mama wanjye yakujujuje cyo tarabyara, ariko I know for sure mama wanjye ntabwo ibyo yabikora, don't even think about it. Umugore aravuga ati ariko se muri ko ntajya ndota kuki ari uyu munsi bije. Birarangira noneho mama nyine nyirakwe rero ngo akunda kuza kubasura n'ubundi, ariko umugore yaravuga ati noneho reka ngiye bako nyine, urumva inzozi zose zaramushengwe ku buryo yumvaga atagishaka kunyira ukaza kumusura ibintu nk'ibyo ngibyo. Umugabo akamubwira ati ariko umusazi, mama wanjye ntabwo areka kuza gusura umwuzukuru, sibyo? Kandi byarabaye byararangiye, niba yanakujuje ko utabyaye cyangwa utatinze kubyara, it's okay, bibaho ngaho. Rero inyuma y'igihe gito nyine atangiye kwishwana n'umugabo we kubera mama we n'ibyo bintu yari yarose. Umwana wabo rero yazi kugira gutya, mama badahari ari ku manywa, umva wa musista wajya kumwirirwaho ngo imba yaragiye hehe, inzara yaragiye, crise iramufata ifata umwana, aho nyine uri kwagwa yivuga ati wenda kanjye kuza nk'imiti, crise ifata umwana, ifasha umwana, urumva umwana crise iramukubita, ava ku buriri yikubita hasi, abazi kwikubisa zose umwana yitabye Imana. Sister yaraje amagara abaganga, amaze guhamagara abaganga baravuga ati umwana yamaze gupfa, we don't have anything we can do about it. Then bahamagara mama w'umwana ngahamera yari ku kazi, ati yavugije induru, abakorege be nyine kwakundi ufite inshuti yawe mukorege baramuzana kwa muganga, bageze usanga umwana yapfuye, umwana w'imyaka 3 cyangwa 3 yapfuye, basanga nyine yitabye Imana. Paraza nyine bararira birabarenga, batangira nyine kwibaza Imana, buri amasengesho basenze nanjye njya nyumva, buri nko kuba ati Imana niko dukora bino bintu, imyaka 10 nta mwana n'uduhaye, ahora mu bitaro, nyuma yo kumuhoza mu bitaro umubabaje kuri urwego, uranamwishe ko uranamutwaye. Urumva nanjye ndi umubyeyi, oh my goodness, ngiye rwose Mana we, Imana sinzi imenya nazayandikira amatangazo, nkajya nyihora nyandikira amatangazo every day. Birangira gutyo nyine umwana yitabye Imana. So akimara kwitaba Imana rero, ati hake nk'icyumweru umwana apfuye, bamaze kumushyingura, nyirabukwe sebukwe n'abandi bantu bo muri famille baraza baricara mu nzu iwabo, baravuga ati rero ati twe turabona umuhungu wacu agiye kuzapfa nta mwana, turashaka ko wazafata inzira akagenda akajya hanze, akagenda agabatsa akishakira umwana. Niba udashaka kubyara umwana, niba n'uwabyaye yitaba Imana, so please
we have to let you ugomba kureka umwana wacu w'umuhungu akagenda hanze agashaka undi umuntu atera inda umugore abyumvisha ahita za nzu zirazoroshye zitagaragara ko undi uretse kubeshya who killed my daughter in the first place? Who killed my daughter? Are you not the one who killed my daughter? So narabirose ko wajya kuza ukanigira umwana wanjye yazize kubera yapfuye kubera wowe ntabwo umunkunda n'urubyaro rwanjye ntabwo umuntu mukunda niyo mpamvu mwaranyiciye umwana urumva umugore nyine umva avuze induru nyirabwo ati muri abasazi ntabwo ngiye ibyo nabikora urumva nakicira umwuzukuru ntuze nyine uyu mugabo abwira mama ati mama mutaye umugore wanjye abanza coming down ibi ntabwo ari ibintu mwaza kuvuga nawe ari hano after these days nyuma y'iminsi ingana gutya umwana wacu wambaye nta kimwe nabaze bamushyinguye uri kuza kutubwira bino bintu for what? nyirabukwe arataha amaze gutaha nyine baragenda ariko nyine uyu mugore nyirabukwe akajya ahora yandikira umugore ama message n'uyu mugore akamusubiza nyine akamutukaho ngo ati niwe wanyiciye umwana none kuza kumbwira ubusararire ibintu nk'ibyo ngibyo. So umugore rero nyine yakomeze gukora nubwo akora ariko ntabwo yishimye n'ibiki byose. So umugabo nyine yambwiye ati Debby umugore wanjye yabaye mute, umugore wanjye ntavuga, umugore wanjye agenda akaramwishe, umugore wanjye yavuye mu cyumba ajya mu kindi cyumba, ntabwo nigeze mubera umwana mubi, ntabwo nigeze mubera umuhemu. Actually they were on the phone together, umugore n'umugabo bari kuri phone bombi icyarimwe bari kumbwira iyo nkuru. Ntabwo umugore wanjye nigeze muhemukira, sinigeze nanamuca inyuma. Umwana wacu yarapfuye, nanjye ubwo nyine napfushije umwana wanjye, ariko umugore wanjye ahora ambwira ukuntu ntabyumva, kandi kuko umugabo yavugaga nuko umugore yamubwira ngo ntabwo byumva ushaka gushyigikira mama wawe. Yeah, on the phone they were all like that. So bari kugisha inama rero y'ikintu bakora just for them to be able to saving a marriage yabo and everything, because umugabo yambwiye Debby ntabwo ngiye ndi ready yo kureka umugore wanjye, I'm not ready to leave my wife. I love this woman to the core, ndamukunda ku rwego ndashaka kumenya bisobanura, but my wife she's so heartbroken kubona umwana nyuma y'imyaka 10, then umwana nawe agapfa nyuma y'imyaka 3. urumva tumaze imyaka 10 n'ingahe tushakanye, then umwana wacu yapfuye last year, you get. So it's very 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 disturbing and bari kugisha inama y'ikintu bakora. Ngiye inama nabagiriye ninjoro reka nyibabwire, nababwiye I will say go to therapy, but first sit down with your wife and get to understand her and even try to know your mother, ugerageze kumenya mama wawe. Sinzi impamvu izo nzozi zaje kuri simbize ko mama wari umuntu mubi cyangwa ari umurozi, but sinzi impamvu izo nzozi zaje. Maybe it means something. Maybe ashaka kuba ataramwishe, but maybe she didn't wish her well. Urumva kuko umugore wawe mba bamutraumatizinga nyuma yo gupfusha umwana, nyuma y'ibi byose, it's actually very very hard. Njyari ngi sinanabyumva, sinanabishyikira, sinakumva ukuntu umuntu maze icyumweru kimwe mfushije umwana wanjye ukaza kumbwira ngo umuhungu wanjye ngo agomba kubyara, ngo ngiye ngo niba ndashaka kubyara. Niba ndashaka kubyara, how did I give back to that kid? Nyuma y'imyaka 10 gute nemeye kubyara umwana didn't you see ko umwana yapfuye? So it's actually very very disturbing, and that was the story guys. Mwana nakoze subscribe, thank you so much. Abatarabikora namwe muke kuyikora, abatarabwira inshuti zabo ko Debby asigaye kuri YouTube mubibabwire, and please thank you so much. Happy New Year to all of you.